Ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo, mbifuriza kurindwa n'Imana. Inshuti bakunze mugenda mu natwe abadukurikira mu Rwanda, abari majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali, mwese mbese nizere ko ibintu ari neza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda, nizere ko ibintu ari umutekano, amahoro, nizere ko ibintu rwose ari amahoro cyane. Hanyuma mbafitiye amakuru menshi rero ndaza kubabwira rwose, mwebwe icyo musabwa no kuguma hafi yanjye ubundi nkababwira ukuntu byifashe, ndetse kandi ikintu njye nkunda kubabwira mbabwira ko mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo X, hose uragenda ukande uwandikemo Trend Nova TV, ubundi tubona udukurikira amakuru yose. Mbese kuri YouTube urajya ubonaho, kuri X update zose urajya uzibona, ndetse kandi ugerayo ntibibagirwe gukanda follow kugira ngo ujye ubone ugerwaho na notification uko dukoze amakuru. Mbahaye ikaze. Hanyuma rero reka mite nihuta babwire ko u Rwanda na Somalia byaganiriye kwagura ubufatanye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Livin Nduhungirehe yaganiriye na mugenzi we wa Somalia Ali Mohamed Omar ku bufatanye bw'ibihugu byombi. Minisitiri Nduhungirehe na Omar bahuriye mu mujyi wa Atraya muri Turukiya, ndetse hari kubera inama mpuzamahanga ya diplomasi cyangwa se y'ububanyi n'amahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Somalia yavuze ati abaminisitiri bombi baganiriye ku buryo bwo kongera imbaraga ubufatanye bw'impande zombi, ndetse no kwagura inzego z'ubufatanye. Banaganiriye kandi ku mutekano w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibihugu byombi biherereyemo Somalia ishimangira ko nk'igihugu kiri mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano yitanga umusanzu mu gukemura ibibazo bibangamiye isi. U Rwanda na Somalia kandi bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu kurwanya ibyaha byambukiranya imipaka, kurwanya iterabwoba ndetse n'ibikorwa by'imitwe bitwaje intwaro, ndetse no kurwanya icuruzwa ry'abantu. Ibi bihugu kandi byifatanya mu kurwanya ibyaha by'ikoranabuhanga, ikwirakwizwa ry'intwaro nto, ndetse kandi rinyuranyije n'amategeko, guhanahana amakuru ndetse no gukusanya ubunararibonye hagati ya polisi, ndetse no guteza imbere amahugurwa mu kubaka ubushobozi mu nzego z'ibanze cyangwa se bwo ni mu nzego zitandukanye. Hanyuma munyemerere kandi mve kuri iyi nkuru yo mu bubanyi n'amahanga y'u Rwanda, mite nihute nerekeze nkuru ivuga ko Abanyarwanda baba mu Buholandi bahuriye mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Abanyarwanda kandi baba mu Buholandi, inshuti z'u Rwanda, abadiplomate ndetse n'abayobozi mu nzego za leta z'u Buholandi bahuriye mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu muhango wabereye mu mujyi wa Amsterdam. Iki gikorwa kandi cyabaye kuri wa 7 Mata 2025, cyaburimbiriwe no gushyira indabo ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruri muri Beatrix Park. Nyuma hakurikiraho igikorwa cyo kwibuka abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, hatangwa ubutumwa butandukanye burimo ihumure ku barokotse Jenoside, ndetse kandi ho gukomeza guhangana